murongo wa 18 ari nawo turi bwigeho uyu munsi. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Uyu murongo wa 18 niho tugiye gukomerezaho twiga. Aho murongo uyu munsi icyigisho twiga kiravuga ngo itabaza ry'umugore wera cyangwa se umugore wakijijwe ntabwo rijya rizima. Itabaza ry'umugore cyangwa umugore wakijijwe ntirizima. Bakiri kwinjira turi kwiga Imigani igice cya 31 murongo wa 18. Reka nongere musome kugira ngo abari kwinjira bamenye aho turi. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Bavandimwe, twatangiye twiga muri kino gice cyose twabonye yuko ari kivuga ibyerekeranye n'umugore w'imico myiza. Ni inama umwami Lemuweli nk'uko tubibona ku murongo wa mbere yuko ari amagambo y'umwami Lemuweli n'ubuhanuzi nyina yamwigishaga amubwira uburyo akwiriye guhitamo umugore ukwiriye. Iki ni icyigisho abagore bakijijwe biga igice cyose kugira ngo kibereke ikigero cy'umugore ukwiriye Imana ibishaka yuko uwo mugore aba. Hanyuma nk'uko twabyize dutangira twabonye yuko iyi ari standard cyangwa se ari igipimo gikwiriye. Hanyuma buri mugore wese wakijijwe agomba kubaho ubuzima bwe bwose aharanira kumera nk'uku nguku. Ku murongo wa 2 n'uwa 3 w'iki gice cya 31 uyu mwamikazi yabwiraga umwana we ati, mwana wanjye ndakubwira iki? Ese nkubwira iki mwana wanjye nibyariye ko ari wowe nahigiye? Ku murongo wa 3 amubwira amagambo akomeye ngo ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe kuko ari cyo kigusha abana. Aya ni amagambo yakomeje amubwira. Tugeze ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12 twabonye yuko uyu mugore w'imico myiza ari Imana imutanga, ari Imana imurema, ndetse ku buryo hariho challenge ku bagabo cyangwa se abasore yuko ngo ninde wamubona. Ibi ikamugereranya n'ubutunzi bwo mu isi, amabuye y'agaciro yitwa marijana. Bibiri kavuga yuko aruta cyane amafaranga, aruta cyane ubutunzi bwo mu isi, ndetse ikagaragaza ko umutima w'umugabo we uhora umwiringira, umugabo agahora amugira neza. Ibi twagiye tubireba. Ku murongo wa 30 hari akantu tuzakomeza gufokasingaho yuko uyu mugore ari umugore wubaha Uwiteka, ni umugore wubaha Imana, umugore ukunda Imana. Rero mu mirongo yari yabanje kuva kwa 14 kugeza kwa 14 twe twabonye ko ari umugore, na 17 twe twabonye ko ari umugore w'umunyamurava, umunyamwete cyangwa se utari umunebwe. Ni umugore twabonye amakaragiteri agiye amuranga, uburyo rwose ari umugore ngo ushaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, akanezezwa no gukoresha amaboko ye, yuko ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya byabikuye kure, yuko abyuka kare akamenya kugaburira abo mu rugo rwe, agategeka abaje imirimo ibakwiriye, yuko ari umugore witegereza umurimo akawugura, akenyerana imbaraga. Ibi nibyo muvandimwe yabigishije ubushize ku murongo wa 17 ko akenyerana imbaraga agakomeza amaboko. Uyu munsi rero turaza kureba kuri ano magambo ngo abona yuko ibyakora bimufitiye akamaro kandi itabaza rye ntirizima. Turaza kureba uburyo itabaza rye ritazima nijoro. Reka mpere kuri iri jambo ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Mu Cyongereza iri jambo abafite biriya y'Icyongereza baravuga ngo she perceives that her merchandise is good,
ngo ibi bintu, iri jambo ngo perception cyangwa se ngo kubona, ntabwo ari nko kubonesha amaso kuno wenda ngo ndebe abantu bahari, harimo kubonesha imitekerereze cyangwa se kuba yabasha kubona ibintu mu bwenge bwe no mu gihe bitaraba, akaba ari umugore ubasha gushyira mu gaciro. Iri jambo ngo abona yuko ibyo akora, she perceives. Urebye mu Kigiriki ni ijambo ryitwa ngo tami, rivuga to thirst cyangwa se nka kwa kundi umuntu abonja nko kugura ibintu akabanza kubonja kugira ngo yumve ko biryoshye, cyangwa se nko gusogongera. Ijambo ni nko kubanza agasogongera cyangwa se akabyitegereza n'ubushishozi akamenya yuko bikwiriye. Iri jambo none rishobora gusobanura kuvumbura akoresheje inararibonye. Mu yandi magambo, uyu mugore ni umugore mbere yo kugira ikintu cyose akora, mbere yo kureba ibintu akora, mbere yo kugira ibintu ajyamwo, afite ubwenge bwo kubanza akabyitegereza, atari hubuhubu, atari umugore uhubuka. Mu yandi magambo, niyo mpamvu birivuga ngo umugore ngo ni mutima w'urugo, mu Kinyarwanda niko bivuga. Rero hano muri iki gice turi kubona ku murongo wa 18 ngo abona yuko, cyangwa se she perceives, ni umugore ukoresha ubwenge bwe agashyira mu gaciro, akamenya yuko ikintu agiye gukora ari ikintu gikwiriye. Mu yandi magambo, guhubagurika, guhutiraho gukora ibintu atabitekerejeho ntabwo ari indangagaciro y'umugore wakijijwe. Umugore wakijijwe, she perceives her merchandise that it is good, cyangwa se ngo yitegereza, akitegerezanya. Iri jambo hakuniramo ubushishozi, akitegereza umurimo akawugura. Ku murongo wa 16 twari twaribonye ngo yitegereza, ariko ahangaha ku murongo wa 18 ngo abona. Harimo kwitegereza, noneho yamara kwitegereza akanabona, cyangwa se akagera ku mwanzuro w'ikintu gikwiriye. She perceives. Ndagira ngo tukiri kuri iri jambo tutarajya mu cyo bitwigisha, dukomeze turisesengure. Mwene data witwa Matthew Henry atanga commentary, ndagira ngo nimba ari umuntu ufite commentary ya Matthew Henry, umuvandimwe wizera wigaga ibyanditswe byera, hari ukuntu uyu murongo yawize arawubona. Yawubonye gutya ngo umugore wera, umugore wakijijwe, ngo ni umugore udahubuka mu gufata umwanzuro, ngo afata umwanzuro ku kintu yamaze kugenzura akabona yuko gikwiriye. Ngo ibyo abigeraho ate? ngo ashyiramo ubwitonzi ndetse n'ubushishozi, ngo bwuje inararibonye, ngo ntabwo abyuka ngo yitere mu bintu atatekerejeho, ngo abe yajya mu kintu kizajya kumuvuna kandi bikarangira ari ikintu kitari gikwiriye. Ngo niyo agiye kugira ikintu agura, any merchandise, ngo aritonda akareba nimba gikwiriye. Matthew hano yakomeza avuga ngo uyu mugore ngo she is sensible that all in her labor there is profit. Ngo ibi bintu ngo ashobora kubisensinga cyangwa se kubyiyumvira bitaranaba, akamenya nimba ibintu akora bifite umumaro, ngo ibyo bigatuma abona inkomezi yo gukomeza abishoramo imbaraga n'ibitekerezo abikora. Yakomeje avuga Matthew Henry ngo n'urugero, ngo iyo agiye kugura ibintu,
ngo ntahubagurika ngo naza kugera mu rugo asange yahenzwe, asange ntiyabitekereje. Muribuka nka kera tukiri abana, hari ukuntu umuntu yajyaga ajya kugura umwenda, ugasanga nimba uri umuhungu waguze nk'umwenda w'abakobwa, ibipesi bijya hatariho, abaguse ukabona kubona. Rero bibiri kugaragaza ko umugore wakijijwe, umugore w'ibyanditswe, ntabwo ari mwene uyu muntu uhubuka hahandi ashobora kujya kugura nk'ibintu agasanga bamuhaye bya pirate. Yajya kugura imyenda y'umwana agasanga bamuhaye bya pirate bitari byo, ugasanga ibintu bye byose ni ukwibagirwa, ni ugukora ibintu biterekeranye by'amafuti. Bibiri kugaragaza ko umugore wakijijwe, umugore wubaha Imana, uyu mugore ngo ubona, she perceives. Iri jambo perception rirenze cyane kubonesha ikintu ngo she see, no, she perceives. Ngo yingagingamo mind ye mu kugira ibintu byose akora. Nimba hari ikintu ari gukora mu rugo, aba yashyizemo mind. Imemu no gutegura meza, ategura meza yabitekerejeho, no gusasa asasa yabitekerejeho, no kugira ikintu na kimwe akora. Ni umuntu ukoresha ubwenge agapasivinga cyangwa se akabona ibintu ko bikwiriye. Matthew Henry yakomeje avuga hasi ngo she finds by observation that what she does is right. Ngo avumbura akoresheje kwitegerezanya ubushishozi yuko ibyo akora bikwiriye. Bavandimwe, she perceives, ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro. Uyu mugore w'imico myiza, uyu mugore ukwiye, twabonye ko ari umukozi akora cyane, ariko kandi ntabwo ari akora nk'uko imashini zikora. Nk'imashini nta bwenge iba ifite, cyangwa se inka zihinga nta bwenge ziba zifite, zirakoreshwa. Mu yandi magambo, uyu mugore Imana yamuhaye ubwenge ku buryo ashobora gukora ibintu rwose akoresheje iyi mind cyangwa se ubwenge Imana yamuhaye nk'impano, bikaza birimo art cyangwa se ubukorikori, birimo ubwiza, kubera yuko she has engaged her mind to the point yuko uyu murima twabonye ku gice cya 16 ngo yitegereze umurima akawugura, ariko hano umuntu wa 18 ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. So afata decision agendeye yuko icyambere arabyitegereza, akabirebana ubushishozi, akagira action, ariko tukabona ko ngo abihitamo neza adahubutse, yabyitegereje, yabanje kubyitegereza. Nibyo kuko Bibiliya yavuze yuko umugore agomba gutwarwa n'umugabo, ariko Bibiliya nongeye kagaragaza ko ubu buryo umugore atwarwa, ntabwo atwarwa nk'udafite ubwenge. Ntabwo iyo tuvuze kugandukira umugabo, ntabwo bivuze ngo agurisha mind yiwe cyangwa se ayivanamo akayihindura zeru, ahubwo birimo iragaragaza yuko no muri ibyo bintu ari gukora abikorana ubushishozi, akabona yuko ari ibintu bifite umumaro. Bivuze ngo aracenshura, agakora ibintu bikwiriye. Bavandimwe, ibi ni ibintu bikomeye cyane muri kino gihe cy'ubugoryi bukomeye, aho abantu benshi batingeginga cyangwa se badakoresha impano y'ubwenge Imana yabahaye. Rero umugore ukijijwe akora ibi bintu yabitekerejeho. Nyine nubo ari umunyamwete, nubo ari manager of the home, nubo agaragaza impano nyinshi zitandukanye, ariko birigaragaza ko uburyo akoramo ibintu bigomba kubyara result, bigomba kuza ari ibintu bifite quality, kuko ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro. Ni ibintu aba yagenzuye. Umugore wakijijwe, umugore w'umukirisitu, umugore wera, ni umuntu ukora ibintu neza. Mu yandi magambo,
ibintu bye biba biri ku murongo neza, bikoze neza, kubera yuko ari umukizwa, kubera yuko afite ubwenge Imana itanga. Iyo abikoze neza nibwo ahinduka umugisha ukomeye ku mugabo we, nibwo ahinduka umugisha ukomeye ku bana be, nibwo umunezero we rwose uba wuzuye. Ntabwo akora ibintu nk'ukoreshwa, ntabwo akora ibintu nk'utabyitayeho, ntabwo akora ibintu nk'utabigira ibyiwe. Impamvu abishyiramo ubushishozi, akabyitegereza, akabikora neza, ni uko ibyo bintu abikora yabishyizemo yuko ari ibyiwe. Icya kabiri, si ibyo gusa, nababwiye ko ibintu byose umugore akora nk'ubikorera umwami. Nimba ari ibyo asavinga cyangwa se afasha umugabo we, afasha umugabo we nk'ubikorera umwami. Niyo mpamvu abikorana umwete, akabikorana imbaraga, akabikorana ubwitonzi, akabikorana ubushishozi, kugira ngo aze kubikora bize kurangira ari a good quality. Bagore bakijijwe, ibi bintu mubyiteho, mubimenye. Yego kuko umugore arakora, umugore agira accomplishments zigiye zitandukanye, ariko tubona yuko ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Akandi aka kantu mugatekerezeho, ari ukuntu iyo turebye mu byanditswe byera tukitegereza inshingano z'abagabo n'inshingano z'abagore, umuntu ashobora gukuramo application yo kumva ibi bintu n'ubundi after all ni iby'umugabo, ntabwo ari ibyanjye, umutima we ntubirimo, ugasanga ntabwo ari kubona ko bimufitiye umumaro. Umugore wakijijwe iyo ari kugandukira umumaro, aho umugabo we abona ko ari we bifitiye umumaro. Iyo ari kurera abana uko bikwiriye, abona ko ari we bifitiye umumaro. Iyo hari ikintu ari gufasha mu rugo, abona yuko bimufitiye umumaro. Iyo ikintu icyo ari cyo cyose ari gukora, abona yuko bimufitiye umumaro. Mbere na mbere, ibi bintu umutima we, nababwiye ko izingiro ry'umutima w'umugore wakijijwe riba mu rugo. Niyo mpamvu abona yuko bimufitiye umumaro. Hari ukuntu Satani ajya atera abagore bagatekereza ko ngo nta kintu bamaze, bamwe na bamwe bakibona nk'inzige, bakibona nk'abantu bari gukora ibintu bidasobanutse, bitoya, nyine muri ubwo buryo. Ariko umugore wakijijwe si uko nguko abona, agomba kubona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro. Nimba hari ibyo arambuye mu kuboko kwiwe akora bifite umumaro, Mwami akomeze kubibigisha no kubibereka. Ikindi cyanditswe kiri kutwereka ko uyu mugore afite confidence, cyangwa se ubushizi bw'amanga, cyangwa se ubushishozi, cyangwa se abasha kuba ari umuntu ufite confidence. Hari ukuntu abantu babaho bafite complex d'inferiorité, cyangwa se ari abantu bafite ipfunwe, akumva ko adakwiriye, akumva ko atuzuye, akumva ko ibyiwe ati ni ibya kigore. Nyine ibyo bintu byose akajya yumva ari ibintu yaminimije, therefore bikarangira abikoze nabi cyangwa se nta kintu abyitayeho. Ariko umugore wakijijwe abona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro. Mwene magambo, umugore ukwiriye, uyu mugore umwami kazi yagiraga inama umuhungu we yari umwami Lemuweli y'umugore ukwiriye. Ni nk'ababwiraga ati umugore ukwiriye ni umugore ufite confidence, ni umugore ukora ibintu n'umutima we, ni umugore ukora ibintu abyishimiye. Au contraire, iyo utagize iyi confidence, ubu umugore uri timid ni umuntu ucecetse, utagize ikintu azi, ku buryo ari ugufunga rateze inkweto yumva ntabyo azi, ari ukuntu nimba ikirahure kimenetse mu nzu yumva atazi ukundi yabigenza, ibintu byose akaba yumva atazi ukundi yabigenza, ari umuntu gusa ucecetse, nta bindi bintu ngo yabasha kugenza. Ariko biri kugaragaza ko uyu mugore ni umugore uri actively involving, ni umugore utari timid, ni umugore ubasha gukora an expression y'ibintu akora. Nimba watatse mu nzu ku buryo wabasha gusobanura uburyo imitako ikora, nimba waguze
ibikoresho byo mu nzu ku buryo ari ibintu usobanukiwe, uzi uko bikora, uzi uko wanatanga ubusobanuro n'umugabo yakubaza ati ese ibi ni ibiki, kuki wabigize gutya, ukaba wabasha kubisobanura atari kukubaza ukareba hasi kuko uri muribwira ngo after all umugabo ni ugomba kuridinga. Nibyo kuko umugabo niwe uridinga cyangwa niwe utegeka, niwe uyobora urugo, ariko ntabwo umugabo ayobora umuntu udafite confidence, umuntu utabona ko ibyo ari gukora bimufitiye umumaro. Mu yandi magambo, agomba kuba ari umuntu ufite confidence, ubasha gusobanura ibyo arimo ibyo ari byo. Mu Migani igice cya 20 murongo wa 4 hari icyanditswe nagiye mbasomera, reka nongere ngisome. 20 aravuga ngo nzarimirana w'umunyabute ntiyihingira atinya imbeho, nicyo gituma mwisarura azasabiriza kandi ntagira icyo abona. Atanga umugani w'umuntu witwa ngo nzarimirana. Ni umuntu w'umunyabute, ni umuntu wumva nta kintu yabasha gukora, ni umuntu wumva ati mbo ntabwo byihutirwa, ntabwo ibintu byihutamo, igihe cyose nahingira nahinga, yita ngo nzarimirana. Ubundi impamvu iri jambo ngo nzarimirana, abantu bahingana kohoze mbaza barambwira ngo iyo bagiye guhinga ngo barabanza gukora ikintu bita kurima, noneho nyuma yaho kurima ngo ukazasanza ugiye gutera. Uyu munyabute rero we ntabwo akurikiza uko byategetswe, aravuga ati nshobora no kuzahita ntera ntararimye. Niko n'umuntu udashyira ubwenge mu byo agiye gukora ngo abishyireho umutima abikore abyitayeho aba ameze, aba arimo aravuga ati uko byagenda kose bizazana igisubizo, ntiyite kubikurikiza, akaba nka nzarimirana w'umunyabute ngo utinya imbeho. Mpamvu atinya imbeho, atinya consequence, atinya hanze uko hameze. Ugasanga wenda nk'umudamu, n'urugero, reka mbaho urugero rwo ku badamu, mwebwe w'abadamu, ugasanga umudamu yavuze ati apundi naniriwe uyu munsi ntabwo nteka, ninza kubona aje wenda umugabo aje ndaza kwaranza utuntu nyine, ugasanga ni ibintu bitagize icyo bigukoraho, ni ibintu nyine umutima wawe utariho, kubera yuko ntabwo ubona ko ibyo ukora bigufite guteka bifite umumaro, nturi kubona ko ibyo bintu uri kubyitaho. Rero uwo ni umunyabute, uwo nzarimirana w'umunyabute aba ari nk'umuntu ubuze ubwenge. No mu Migani 22:13 bavuga uwundi muntu nanone ujya kugira iyo karagiteri imeze gutyo. 22:13 ngo umunyabute arahwaganya ati hanze hari intare, nasohoka yanyicira mu nzira. Uyu ni umunyabute. Ariko umugore wubaha Uwiteka, umugore w'umutima, umugore w'umuco, w'umwami ukwiriye, tubona yuko atari umunyabute, atari umuntu wiganyira gukora ibintu ngo abikore yikandagira, akabikora ababaye. Nimba wenda ufuze imyenda yo mu rugo ukayifura ubabaye, ariko se ubu n'igihe mukozi wo muri uru rugo koko wateka ati buse kuko nige nzajya mpora nteka, n'igihe umutetsi wo muri uru rugo nibyo koko watetse, ariko si ibintu uri guteka usa nawe uri kuririmba indirimbo z'amazamuka, usa nkaho uri kuririmba indirimbo zo mu gitabo. Ubundi umugore arangwa n'uwo mutima umunezero muri we, nimba uri guheka umwana, nimba uri gukuramo pampa umwana, ntubikore winuba uti ariko umugabo wanjye bazayimukuramo ryari, aho ukabikora ubona ko ibyo ukora bigufitiye umumaro, ari ibintu byiza, ari ibintu unezerewe. Mu yandi magambo, ari ibintu uri kuvuga uti rwose ibi nibyo naremewe, uyu ni wo munezero wanjye, ni ukwita kuri ibi ngibi, ngo abona ko ibyo akora bimufitiye umumaro. Vandimwe, mwami akomeze kubitwigisha no kubitwereka. Ikindi, iki cyanditswe icyo biri kugaragaza nanone, nubwo umugore aca bugufi akaba afite icyo nakwita humility, ntabwo kuguca bugufi kwiwe kuvuze
kuba umuntu udafite ubwenge, udatekereza. Hari ukuntu wenda n'urugero uzi uko ikintu gikorwa, ariko umugabo wawe wenda akazana ubwenge avuga ati jyewe ndakizi nijye nkizi, nibyo kuko ukwiriye guca bugufi. Ariko ugomba no kumenya gusaba Imana ikaguha ubwenge bw'icyo kintu uzi neza ko ukizi neza, wabasha kukigaragaza ukakigaragariza umugabo kandi rwose utamusuzuguye cyangwa ngo umwishongoreho, kuko ubwo n'ubwenge Imana yatanze. So humility does not mean timidity. Still wagaragaza iyo grace, ubwo bumenyi Umwami yaguhaye kandi wicishije bugufi. Niyo mpamvu hano turi gusoma ngo abona kora bimufitiye umumaro. Ngo uyu mugore w'umwami, uyu mugore wubaha Imana, ni umugore uri bold, navuga uri bold mukuri, uri bold mukuri ku buryo nimba ikintu ari ikinyoma ntabwo uri bugiceceke ngo ntavuga kuko ndi umugore, ahubwo urakiribyukinga as a woman. Nimba bigeze mu guhana abana ntabwo uri buceceke ngo kuko ndi umugore. You are an active woman. Yes, you are humble. Yes, uciye bugufi, ariko kandi ntabwo uceceka cyangwa se ngo ukora ibintu bidafite umumaro bitewe n'uko uri umudamu, ahubwo ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro. Hari icyanditswe cyo mu Migani igice cya 28 umurongo wa mbere, haravuga ngo umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Umukiranutsi, ubwoba bw'umukiranutsi, gushira ubwoba nk'intare k'umukiranutsi. Uyu mugore agomba kuba rwose ashira ubwoba nk'intare rwose mu buryo bwo gukiranuka, atari wa wundi uceceka hahandi warengana, hahandi wakoreshwa amafuti, cyane cyane nko ku bakobwa batarashaka bakiri batoya, ugasanga ugiye nko kwaka akazi ahantu, ariko uguha akazi akakubwira ati wenda turyamane, cyangwa se n'ibindi bintu byose by'ibyaha, kubera gukomeza wigirisha isoni, uvuga yuko udashaka kuvuga, ugira isoni, agatangira akubwira ubugambo buterekeranye, agatangira kugeza igihe ari bugukoreshe amafuti akakugusha mu cyaha. Hano jambo ngo abona yuko ibyo akora bifite umumaro, harimo no kuba bold ku buryo imyanzuro ugiye gufata, nimba ikintu ari amafuti uri bubashe kuba bold, ntukomeze guceceka muri ayo mafuti, ahubwo ayo mafuti ukayaconfronting. Yego Bibiliya bivuga rwose yuko umurimo w'umugore ugomba kuba uw'imbere, kwirimbisha imirimbo y'imbere, kuba modest cyangwa se kwambara imyambaro ikwiriye n'ibindi. Ariko kandi iyo bigeze nko ku kintu cy'icyaha, umugore wakijijwe confronting icyaha with boldness, agakora ibimufitiye umumaro. Nabaha ingero nyinshi cyane. Urugero nka Esiteri, ntabwo byari byemewe yuko areba umwami, ariko amaze gusenga no kwiyiriza yaratinyutse ajya imbere y'umwami. Aha bigaragaza yuko kubona ko ibyo akora bimufitiye umumaro, hariho n'igihe rwose igitekerezo cyawe ugitinyuka ukakibwira umugabo wawe mwashakanye, umufasha wawe, ukakimubwira wasenze mu bwiyoroshye no mu bwicishije bugufi, kugira ngo ibintu bidapfa kandi ubona ko biri gupfa mu rugo ucecetse, ahubwo abona ko ibyo akora bimufitiye umumaro, ku buryo icyo kintu rwose umwami aguha ubwenge ukabasha kugishyira imbere y'umugabo wawe, mukakiganira, mukaba mwahitamo ikintu gikwiriye, bitavuze kandi yuko ugiye kwikirisha amagambo y'impaka. Kuko nanone byanditswe bitubwira ngo umugore ngo naho yaba nta jambo yavuze, imico ye myiza cyangwa se imibereho, character ye nziza, ngo yabasha rwose no gutuma n'umugabo niyo yaba umupagani yumvira Imana, ahindukira.
rero ahangana ifa iyi boldness mu bikwiriye mu byo ubona byo kubaha umwami ku buryo hirya nyuma yo gusenga usaba umwami akaguha ubwenge ukabasha kuvuga ibi bintu uko bikwiriye. Tubona abagore bagiye batandukanye bagiye bagira boldness nka Rusi, muribuka Rusi nawe ukuntu yagiye agira boldness cyangwa se gushira amanga akabasha approachinga Bowazi. Turibuka mu gitabo cy'abami ba kabiri igice cya 4 murongo wa 8 kugeza ku wa 10 no harimo umugore rwose washiritse ubwoba. Abagore tugenda tubona ko bashirika ubwoba cyane cyane iyo ari mu kintu gikwiriye. Reka dukomeze. Abona yuko ibyo akora bimufite umumaro. Ibi bintu rwose badamu, ntukoreshwe icyaha, ntukoreshwe amafuti, ntufatiranwe mu kintu ngo uri muri position yo guca bugufi, yo kwihorera ibintu, yo kudasahinda hanyuma umuntu akaba yakubindikiranye. Ibi biranagaragaza no muri business iyo ariyo yose umugore yinjiramo yuko agomba kujya muri buri kintu cyose yagitekerejeho akabanza gucenshura akamenya nimba koko icyo kintu gifite umumaro. Niyo mpamvu hano umwamikazi Lemuel yamubwiye ati kimwe mu kigaragaza abagore bakwiriye ni uko uyu mugore abona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro. Abagore rwose umwami akomeze kubibereka. Ikindi, iyo ari gukora ibifite umumaro, ibingibi nibyo bituma abasha kugira urukundo rukwiriye rwose no ku mugabo wiwe. Nko mu ndirimbo za Salomo igice cya 1 murongo wa 12, reka mpabasomere mu ndirimbo za Salomo. Ni ibice tudakunda gusoma. Igice cya 1 murongo wa 12, reka mpagere. Aravuga ngo igihe umwami yabaga yicaye ku meza ye, impumuro y'amadahano yanjye yaratamaga, umukunzi wanjye yamereye nk'ishangi iri hagati y'amabere yanjye. None uyu mugeni niwe urimo uravuga, arimo aravuga ataka umugabo ngo igihe umwami yabaga yicaye ku meza ye, impumuro y'amadahano yanjye yaratamaga. Uyu mugore ni ikiganiro hagati y'umukwe ndetse n'umugeni. Umukwe akavuga n'umugeni akamusubiza. Ibi kuvuga ngo abona ko ibyo akora bimufitiye umumaro, na hahandi uyu mugore wakijijwe aganira n'umugabo wiwe abasha gusubizanya ubwenge yikiriza, atari bya bindi waba uri kuganira n'umuntu yakubaza ukareba hasi ukavuga ngo urimo uragira isoni wirinda. Ibyo ntabwo ari byo kugira isoni wirinda, ahubwo ureba ko ibyo uri gukora bifite umumaro, kandi buri gihe ugahora ushaka ikintu gifite umumaro. Ndagira ngo njye ku gace ka 2 mu minota dushigaje k'iki cyanditswe turimo cyo mu Migani. Agace ka 2 karavuga ngo kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Ndagira ngo tujye kwitabaza. Igice cya 1 tubonye nuko ashishoza akareba ko rwose ibintu akora bifite umumaro, agenda henshi agenda ashishoza. Igice cya 2 rero nuko itabaza rye cyangwa se itara rye ritazima. Mu cyongereza bavuze the lamp or the candle, yuko ngo ritazima. Mu rurimi rw'Igiheburayo iri jambo ryakoreshejwe ahangaha riravuga ngo ni candle cyangwa se lamp, rivuga ngo ner bisobanura nuvuga ngo itara rye rihora ririmo amavuta cyangwa se fueled by olive oil, rihora ririmo amavuta. Nuvuga ngo ntabwo yagira igihe wavuge wenda ngo
nta mazu nta peteroli ririmo, nimba ari nka gatadowa narimo ntangamo urugero. Ngo itara turaza no kwibaza tutese uru rumuri rutazima rw'uyu mugore ni uruhe? Urumuri ruri kuvugwa ahangaha nijoro rutagomba kuzima ni uruhe? haba ari mu Kigiriki ndetse no mu Giheburayo iri jambo risobanura ikintu kimwe. Iki kintu risobanura rivuga ngo ni umucyo, rivuga ngo ni urumuri, rivuga ngo mu gihe cy'umwijima, igihe hatabona, umugore afite nakwita ko ari itabaza mu rugo, ari itara mu rugo. Ni ukuvuga ngo mu gihe harimo umwijima, mu gihe harimo ingorane, mu gihe harimo ibibazo, ngo aho naho itara ryiwe ntirizima, ahora amurika. Aya magambo y'itara Yesu yagiye yakoresha muri Bibiliya, igice cya 5 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Ndagira ngo tuhajye. Matayo igice 5 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16 haravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Ku murongo wa 14 muhitegereze murebe ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ku murongo wa 16 ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so uwo mu ijuru. Yesu yavuze avuga ku bakirisitu muri rusange cyangwa se ku bantu bakijijwe, ababwira yuko ari umunyu w'isi. Hanyuma kujya gukoresha amagambo ngo ari umucyo w'isi. Isi ari kuvuga ahangaha ni sisitemu y'imitekerereze y'ubuyobe, sisitemu cyangwa se cosmos mu Kigiriki. Nubwo imitekerereze y'isi, imitekerereze irwanya Imana, abantu bakijijwe ibyabo biba ari umucyo. Ni ukuvuga ngo umucyo no muri Zaburi 119 umurongo wa 105 baravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Uyu mucyo nanone ushobora gusobanura ukuri. Nko muri iyi context Yesu yavugaga yuko mu isi y'umwijima abakirisitu ari bo soko y'ukuri, nibo bashobora rwose kuvuga ukuri kukamurikira abari mu isi, kukamurikira ahacuze umwijima. Rero aya magambo nanone ibyanditswe byera birayakoresha hano mu Migani mu kudescribinga uyu mugore. Ni nko birimo iravuga ngo niwe so ni ukuri, abonekwaho n'ukuri mu rugo no mu gihe cy'umwijima, mu gihe cy'ubwihebe, mu gihe habayeho kuvangirwa, mu gihe habayeho ubwihebe. Umugore wakijijwe, itabaza rye cyangwa se itara rye ntabwo rizima. Aya magambo yose yavuze ayagereranya. Reka mbabwire mwene data Matthew Henry uyu murongo wa 18 uburyo yavuze ngo her candles goes not by night or lamp, to mean that she is always speaking the truth, she is always living the truth. Ngo itara rye ntabwo rizima nijoro, ngo bikavuga yuko ahora agaragarwaho ukuri no mu gihe cy'ivangirwa mu rugo. N'urugero, mu rugo afite kurera abana, abarera mu buryo bw'ukuri, ababera itabaza. No mu gihe hajemo wenda abana bananiranye uburyo abakosora, agaragaza ko ari itabaza. Mu gihe mu rugo hari ibibazo wenda by'ubukene, hari ibibazo wenda byo kutumvikana, hari ibibazo bigiye bitandukanye, uyu mugore agaragarwaho ukuri, aba umucyo umurika, abonekwa mu yandi magambo abonekwamwo n'ijambo ry'Imana.
muzi ko ubutumwa bwiza Pawulo yabwise ngo the glorious light of the gospel, ngo ni umucyo w'ubutumwa bwiza. Uyu mugore agomba guhora yaka. Muri Luka 12:35 reka tuhasome. Luka 12:35 aravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, kuba rwose itara rye ritagomba kuzima no mu gihe cy'ijoro. Ibi birasa n'undi n'iby'Imana yabwiye abakirisitu yuko bagomba kubahora bakenyeye, ngo kandi amatabaza yabo agahora yaka, bagahora ari abanyakuri, bagahora bagaragarwaho ku rurimi rwabo n'ukuri k'ubutumwa bwiza, ndetse babaho uburyo bw'ubutumwa bwiza. Rero n'umugore uyu mwami Lemuweli yabwiwe kureba mwijima, no mu gihe abandi bagore bose bahitamo kugenda bambaye ubusa, uyu mugore aba umugore, aba umucyo muri uyu mwijima. No mu gihe abandi bagore bose bahitamo kuba abanyamagambo n'abanyamazimwe, uyu mugore we abonekwaho a quiet spirit, umutima w'ituze. No mu gihe abandi bagore bose baba ingare, bakaba ibishegabo n'abafeminism, uyu mugore we aba umucyo umurika muri uwo mwijima, akagaragarwaho n'umucyo. Mu yandi magambo, uyu mugore atandukanye n'abandi bagore kubera yuko umwijima ugwira mu zindi ngo, ugwira abadamu mu zindi ngo, wenda ugasanga basuzugura abagabo babo, ugasanga ari abajyampaka n'abagabo, ugasanga ari abagore batumvikana, ugasanga ari abagore b'ibishegabo. Uyu mugore umwami Lemuweli yabwiraga umuhungu we ni umugore aho itabaza rye ritajya rizima, ndetse no mu gihe cy'ijoro ahora amurika, ahora amurika. Muri Yobu igice cya 21, reka tuhasome. Muri Yobu igice cya 21 ku murongo waho wa 17. Yobu 21 murongo wa 17 aravuga ngo ni kangahe itabaza ry'abanyabyaha rizajya rizima, ibyago byabo bikabageraho, Imana ikabagororera imibabaro ibitewe n'uburakari bwayo. Ngo ni kangahe itabaza ry'abanyabyaha rizima. Ngo ahantu hari umwijima ni mu byaha, ahantu hatari umucyo ni mu binyoma, ahantu hatari umucyo ni mu kubaho ubuzima Imana itagennye. Mu yandi magambo, uyu mugore wubaho Uwiteka ahora rwose atazima, ukuri kwe kutazima, ahora atuma abana be bamenyerezwa inzira yo kubaho Uwiteka bakiri bato, bakazarinda basaza bakirimo. Ahora atuma umugabo we arushaho kwezwa. Umugabo wawe yakubona mu rugo bikamwongerera kwezwa, umucyo ukarushaho gutama. Uyu mugore ni uku nguku ameze. Hari mwene data wa kera witwa Ambrose, yari umupasiteri wigishaga ukuri mu kinyejana cya kera. Yasobanuye kino cyanditswe, aravuga ngo this lamp is the lamp of hope which burns in the night and for which men walk. Ngo iri tara ngo ni itara ry'ibyiringiro rihora ryaka no mu ijoro, ngo ndetse ngo cyagihe abagabo bari gukora. Arimo arabitranslatinga gutya ngo iyo umugore ari mu mucyo, iyo umugore ari mu kuri, ngo nibwo umugabo aba courageous mu gukora, ngo kubera ko ngo ahaba akorera haba ari mu mucyo. Umutima we ntugwe mu bwihebe, umutima we ntugwe mu byaha,
umutima we ntugwe mu kurwana ndetse no mu burakari. uyu mugore ni umugore udaprovocating umugabo we ngo amuteze uburakari, amuteze umubabaro, amuteze kwicuza, ahubwo uyu mugabo, kuko uyu mugore ari kubonekwaho ukuri kandi nanone uyu mucyo ndi kuvuga cyangwa se ukuri, ni umugore uba mu byanditswe byera nk'uko biri, akagira umutima ubikunda, ukunda gusenga, ukunda kuberaho umwami. ngo uyu mugabo we ngo iyo arimo arakora ngo akorera ahantu habona, ku buryo aba ari courageous, ashobora rwose no gukora ibintu byinshi bishoboka. mu Baroma 8:24 haravuga ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro, ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Bivuga ngo uyu mugore mwene data Ambrose yakotinze n'iki cyanditswe cyo mu Baroma 8:24 umugabo wamubonye ngo uyu mugore amuhindukira ibyiringiro, hanyuma rero ngo ibi byiringiro yabibona bikamubera umunezero, abigereranya n'iki gice cy'ibyiringiro by'agakiza. Ibyiringiro umugore aba afite bigatuma bijyana no ku mugabo we ni ibyiringiro bishingiye mu butumwa bwiza. hari mwene data wundi wa kera nawe witwa John Gill, abantu mujya mwiga ibyanditswe byaramusomye commentary. uyu mugabo nawe hari ukuntu yavuze kuri iki gice akivuga neza, yavuze ngo ibi bintu ngo biragaragara neza yuko nyina w'umwami Lemuweli yanditse ibi bintu, aya magambo ngo nk'igisingizo cyangwa se igisigo cy'umugore uyu mugabo agomba guhitamo, ndetse ngo nka standard y'abahungu bagereranywa nk'abahungu b'umwami. kandi ibi nanone bivuga abahungu b'umwami bagereranywa ngo nk'abasore bakijijwe, kuko ngo ari abahungu cyangwa se ari abasore, ari abagabo bari munsi y'ubutware bw'Imana. rero ngo ibi birabwira abagabo bakijijwe cyangwa se abasore bakijijwe bashaka kubana n'abagore bakijijwe. akomeza avuga yuko ngo biblical submissive wife stay up all hours of the night and working until morning arrives. ngo umugore agandukira umugabo kuva mu gitondo azindutse, ngo ndetse no kugeza rwose mu ijoro mo hagati. ni ukuvuga ngo amasaha 24 kuri 24 itabaza ryiwe ntabwo rijya rizima. umwami ibi bintu akomeze kubibereka. muri make ngo ntabwo asinzira, ngo ntabwo aruryamira, ngo nka kwa kundi babandi basinziriye ngo umwanzi akabiba imbuto, ahubwo ngo ahora ari maso ku by'urugo rwe, ahora ari maso itabaza ryiwe ntirizime. ngo ntabwo atakaza umwanya, ahubwo buri gihe ahora rwose itabaza ryiwe ritazima. ndagira ngo kuko dushigaje iminota 5 tujye muri application. wenda wakwibaza uti ese ni gute naba umugore ukwiriye itabaza ryanjye ntirizime ku manywa na nijoro, nkabasha kubona yuko ibyo nkora ari byiza? nagiye mbabwira ibintu wakora. ikintu cya mbere muri application ni uko kugira ngo ubashe kuba umugore ushishoza, ubona ko ibyo ukora ari byiza, ubashe kuba umugore itabaza ryawe ritazima, ndetse na nijoro ugomba kuba uzi ibyanditswe byera. ugomba gufata ibyanditswe byera ukabyiga, ukabifata mu mutwe, ndetse rwose ururimi rwawe cyangwa se akanwa kawe ukabumbuzanya ubwenge, ku buryo umekinga sure yuko yaba ibyo uvuga yaba ibyo ukora bihwanye nk'ibiri mu byanditswe byera. bagore mwige ibyanditswe byera, si ibyo gusa, mubyige igitabo ku gitabo muri mwenyine, mubyige mubifate mu mutwe, mubyibwire ku manywa na nijoro. si ibyo gusa,
mufate n'ibitabo bya theology, mufate n'ibitabo bya commentaries, mwige mu abagore biga, nibwo muzabasha kupasivinga cyangwa se gukora ibintu bibafitiye umumaro, nibwo muzabasha ko itabaza ryanyu ritazazima ku manywa na nijoro. Ikindi cya kabiri, mu abagore basenga, mu abagore basenga babeshejweho no gusenga. Musengere abatware banyu, musengere abana banyu, abatarashaka. Wenda nimba uri hano uri kumva ibintu utarashaka, ndagira ngo wongere ukaze amavi yawe, usenge kugira ngo Imana izaguhe umugabo ukwiriye, usenge kugira ngo Imana iguhindure umugore ukwiriye. Nibwo uzabasha kugira ibyo ukora, wabikora ukabona ko rwose bigufitiye umumaro, nibwo itara ryawe ritazigera rizima nijoro. N'ubu uri umugore usenga, wimenyereje gusenga private life wenyine. Ikindi nababwira nuko rwose mugomba kuba muri abagore babasha gushakashaka mu byanditswe, kwiga ibyanditswe gusa, no gushakashaka ndetse no kubigereranya, mukabasha mukamenya iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri, mukamenya kurwanirira ukuri. Twiga ibya Eunice mu Bafilipi, twabonye abagore babiri bafatanyaga na Paul mu butumwa bwiza ngo no kubwamamaza babuzi. Nibyo koko ntabwo mwabagore mwe mwakijijwe mwahamagaye kuba abapasitori cyangwa se kuyobora amatorero ndetse n'ibindi no kuyobora ingo zanyu, ariko kandi nanone mugomba kubimenya kuko mwahamagariwe kwigisha abana banyu, mwahamagariwe kwigisha abanyabyaha baza mu ngo zanyu, mwahamagariwe kwigisha abamezi cyangwa se abakozi bazaba mu ngo zanyu, mwahamagariwe guhamiriza abandi bagore ku kazi ndetse n'abagabo batizera. Rero mwahamagariwe kubasha kumenya ijambo ry'ubwenge kugira ngo nimuhitamo imyanzuro runaka muhitemo mufite ubwenge Imana itanga. Niyo mpamvu rero mugomba kwiga, kandi ntibibe kwiga gusa, mukabasha rwose gukora research zimbitse. Ikindi nababwira cyatuma itabaza ryanyu rwose ritazima, cyatuma mubasha gupasivinga cyangwa se kubona ko ibyo mukora bibafitiye umumaro, ni ukutarwanisha amagambo y'ubwenge, ni ukutarwanisha ubujyampaka. Nimba uri umudamu washyingiwe, ni ukutarwanisha amagambo ukarwanisha ingeso nziza, ni ukutarwanisha kuba umuntu wisobanura cyane, ahubwo ukabasha gukora iby'iryo jambo. Mu yandi magambo, ni byiza gushakashaka mu byanditswe, ni byiza kubyiga ukabifata mu mutwe, ni byiza gusenga, ariko kandi mube abakora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Mukore iby'iryo jambo mu ngo zanyu, mukore iby'iryo jambo mu bana banyu, bababone mukora iby'ijambo, mukore iby'ibyigisho tuba twize ku munsi w'umwami. Nimba hari sermon twize ku munsi w'umwami, mubikore, babone abana banyu mubikora, umukozi abone ubikora, ukore iby'iryo jambo. Nibwo rwose uzabasha kubaho uri umugore umwami yishimira. Nsoza application iri spiritual ngira ngo mbahe. Muzi yuko muri kino gice tujya tugereranya iby'umugore n'umugabo ngo nk'ibya Kristo n'itorero. Rero muri kino gice nanone uyu mugore ashobora rwose kugereranywa n'itorero. Itorero rya Kristo rigomba kubaho ijambo ry'Imana ridakama muri ryo, ukuri kutazima, kandi rigenzura imyuka yose ngo rimenye yuko yavuye ku Mana, riguma mu byanditswe byera. Uko itorero rimera, riba maso, risenga, rirwanirira ibyo kwizerwa, ni nako n'umugore aba maso mu rugo rwe, niko umugore wakijijwe aba maso. Usoza rero natonyejeho umunota umwe,
ndabasabira kugira ngo umwami abahe gushyira mu ngiro ibyo ngibyo muri ubwo buryo maze kubabwira. Reka nsenge. Mwami, turagushimiye ku buntu bwawe, tugushimiye yuko utwigishije ijambo ryawe hano mu Migani igice cya 31 umurongo wa 18. Mwami, ndigingira abana badamu bose kugira ngo nk'uko tumaze kubyiga ubahe mwami kubaho iby'iri jambo, ubahe mwami kubaho bashakisha mu byanditswe byera, ubahe mwami ko bakora ibintu bikwiriye ku buryo ibyo bakora babona ko bibafitiye umumaro mwami, badahubagurika, atari babagore bagura ibintu biterekeranye, atari babagore bahubagurika mu magambo yabo bagahuragura amagambo aterekeranye, atari babagore mwami badakoresha ubwenge bwa mu buryo barera abana babo, atari abagore b'indangare batita ku by'ingo zabo, ugasanga imitima yabo ntiri rwose ku byo bakora, ahubwo ubahe mwami kubona yuko ibyo bakora bibafitiye umumaro. Ureka mwami itabaza ryabo cyangwa se itara ryabo ntirizime haba ku manywa ndetse na nijoro. Urakoze rero mwami ko wumva gusaba kwacu, dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.